ko nabona ibyo ikibazo cy'imikono 600 ishaka ryo rirakomeye rifite amazi n'umuriro muri ryo uri hano nk'umukandida wigenga cyangwa uhagarariye ishyaka n'ubu ntabwo turasobanura uri hano nk'umukandida wigenga cyangwa uhagarariye ishyaka mu minsi iri imbere tugiye kubisobanura neza ubwo ni ishaka mvuga natangiye rifite impamvu nziza icyo ni kimwe dufite anaza golden opportunity andi mahirwe ya zahabu hanyuma Fred ikibazo cy'imikono 600 utagaragaje icyo bimize gute imikono 600 y'abantu iyo mikono ntabwo tuyibuze urumva ko twari tuze no kuri rendezvous iyo bari batubwiye urumva ibikoresho byinshi ntitwabyitwaje kubera impamvu zo kuba tutari tuzi ko urabafite nuko utabaza njyewe nkumva neza waruzanye kandidatire waruje gusobanuza waruje mu bintu bibiri kuki se naze mbyitwaze bimwe icyo kirasubizwa cya kabiri urumva biriya naburaga kozi bitera n'imbogamizi iri hasi kugira ngo badusobanure aho twabibona kirasubizwa none se bazabagarisa ka baguhaye urumva ari bugufashe kuza kubibona birumvikana ngiye no kubabasaba Fred ishyaka kuko ntibarakisubiza Fred ishyaka ufite ishyaka waje nk'umukandida wigenga waje muhagarariye ishyaka riba hehe rikora nanone yarakibaza ishyaka rikorera i Kanombe kandi rikorera mu gihugu cyose kugeza ubu dufite abantu benshi cyane bakataraboneka 9,700,000 niyo mpamvu mvuye no muri RGB bigiye kugera 9,800,000 kuko indi mibare ntiturayegeranya mu turere tw'igihugu 30 kubera impinduka zanjye n'ibitabo nabanza gusohora biri kuri Facebook Google Plus and Yahoo ushiramo Barafinda gusa cyangwa rude utashizemo www.com ukabibona byaramamaye abaturage barabikunze cyane n'ibisobanuro byanjye uretse kajya kuba ari mu magambo ahinnye buri magambo arambuye cyangwa mu magambo y'Ikinyarwanda bivuze Rwanda ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advances for 200 good causes ubwo mu Kinyarwanda ni ishyaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200 birumvikana RGB maze imyaka ibiri nirukanka nyuma y'ibyangombwa buri munsi n'aka kanya niyo mvuye barambwiye subireyo saa 8 ubu waje hano gutanga kandidatire yawe ari ishyaka uhagarariye cyangwa ni wowe wenyine nk'umukandida wigenga birumvikana nje nateze imitima bitanyuzemo hariya biranyuramo hariya birumvikanye turi abanyapolitike bafite politike tutajya muri butike kurangura izakomeza ibe isoko rya politiki the fountain of politics good politics in Africa based here in Rwanda in the Great Lakes region ariko baramutse batemeye kandidatire yawe cyangwa se utabonye ibisabwa byose wabigenza uti twe turi abanyarwanda tuzi kwakira tuzi no kwiyakira kandi tukabonamo isomo tukigisha n'abandi bose none tukabwira n'abashinzwe kubitanga bajye babitanga. Okay, what's your political background? What's your political background is since when I was born on 21st January 1971. So my political spirit has been boiling in my backbone. Very good. All right, so that's your presidential candidate. Yeah. So we are here at the Electoral Commission. The first 3 presidential candidates submitted their bids. So one of them is Frank Habineza of the Democratic Green Party of Rwanda. The other one is Gilbert Mwenidata, is an independent candidate, and as you can see, Fred Barafinda has stolen the show today.
He surprised everyone. He surprised even the Electoral Commission, and it was fun today. It was fun today. I hope it will be fun in the next coming days. So we're here at the Electoral Commission in Kimihurura, and that's it for today. Okay, we're done.